nguko abambere bamaze kubivuga, katubanze dushimire ishyirahamwe cyangwa se ubumwe bw'abwoko bwacu bwatuye Nairobi gutekereza iki gitaramo kandi bakanatekereza ko babidutumiramo tukaza kubibamo. Turabashimiye. Kwigeze kubinenga mu minsi yashize mu gihe twabonaga bishishikajwemo gusa cyangwa bishishikawemo gusa n'abanyamakuru, ariko abayobozi bacu basa n'abatabirimo. Byagiye bisa nkaho ari iby'abantu ku giti cyabo. Kenshi twabanje kubifata nkaho ari abishakira views, twabifashe nk'abishakira umwuga wabo bakora, abacuruzi n'abadandaza ba Bonfils. Ariko noneho mwatweretse ko tari byo, mwabadefanze, namwe mwidefanze. Mwakoze. Tutarakomeza ndabaza ikibazo kimwe, nakibaza abadutumiye, abayobozi. Ese hano turi mu rusengero cyangwa turi muri sale mberabyombi? Turi mu kirambi cyangwa se muri sale. Urakoze cyane. Turabashimiye kuko mwadutumiye. Reka tushimire abasaza babanjije kuganira tunabanenga. Nta musaza wari wavuga umuco adafite ingofero, nta numwe. Ingofero mu muco wacu ni icyubahiro cy'umusaza. Mwakoze neza kuvuga ku muco, ariko njyewe si nyambara kuko ndavuga umuco n'ubukristo. Umuco uranemera kuyambara, ariko ubukristo ntibunemera kuyambara. Je vais m'expliquer. Kuko nimba ngiye kuvuga isano ry'ubukristo n'umuco, kurumva ko ngiye gushyira mu kristo, nta muvuga kristo wabambwe akazuka nambaye isapu. Isapu ni icyubahiro cya nyiracyo, ari we Kristo Yesu, niwe nyiri umutwe wanjye mfite. Alors cyo tatumye ndikuramo. Ibyo byose ni isomo ry'umuco nubwo tutarakomeza. Ndashimira bene data babanje, babiri babanje, batubwiye hejuru y'umuco, uko uteye, uko uri, uko umeze, n'inkomoko yawo. Ahanini no bavuze ibintu bitatu, niba mwabyumvise neza. Bavuze kuvuka k'umuco, bavuga gukura k'umuco, bavuga gutera imbere k'umuco, ndetse bavuga no gupfa k'umuco. Ndagira ngo nibyo mwatubwiye mwabasaza. Yego. Najyaga kuvuga kuri ibyo, ariko simbikomerezaho kuko babivuze mu buryo buhagije, ariko nje ndabivuga mu nshamake, ariko noneho ndavuga umuco n'ubukristo.
iyo tuvuga umuco n'ubukirisitu tuba dushaka kumenyamwo ibintu byinshi. Kurumva ko ni ibintu bibiri bivanze hamwe ariko bidafitanye ubujakure, ahubwo bijyana kure ariko bifite inkomoko imwe. Ndababwira umuco n'inkomoko yawo, mvuge no gukura kwawo, mvuge n'iterambere ryawo mu buryo bwa Bibiliya. Kuko akenshi abantu batekereza ko umuco na Bibiliya ari ibintu bibiri bidahuye. Hari ukuba ibintu bibiri bikomoka hamwe ariko bifite imikorere itandukanye, cyangwa se imibereho n'imikurire n'imitandukanire bikaba bitandukanye. Ndavuga inkomoko ya byombi d'une manière biblique, kuko amasaha baduhaye ari make cyangwa se umwanya wagiye. Ndagerageza kubivugaho mu ncamake kuko abandi babanjije. Gasita wakurikiyeho yatubwiye wa muco toujours, ariko atubwira indangagaciro z'umuco. Gutabarana ni indangagaciro y'umuco. Umuco muri definition twasanze ari kimwe mu bintu bitatu bigize ubumuntu, cyangwa se bigize abantu, cyangwa se bigize itsinda ry'abantu. Iryo tsinda ry'abantu rifite norme cyangwa rifite ibintu bine bituma abantu bitwa abo ari bo. Uyu munsi wa none dushobora kwitwa abo turi bo kubwo itandukaniro ry'ibyo bintu bine. Ikintu cya mbere ni ahantu abantu runaka batuye, agace kari geographique, agace gafite aho gatangirira n'aho gasoreza, agace gafite uko kitwa, agace gafite abo kitirirwa. Turi kumwe? Iyo tujya ku rusengero twavuga ngo haleluya, ariko rero mu muco wacu bajya bikiriza. Ijambo rya kabiri rigize ubwoko n'imvugo. Yeremiya yabivuzeho, ba bantu bari muri ka gace bafite ahantu hamwe babarizwa, ndetse bafite n'igisekuruza, bafitanye amasano, batuye ahantu hafite limite geographique. Abo bakongera bakagira ururimi rumwe rubahuza bose. Icya gatatu bikaba ari amateka. Bashobora kuba badahuje ibisekuruza ariko bahuje amateka. Amateka gute? Uko byagenze kugira ngo bisange muri ako gace. Halo? Uko byabagendekeye kugira ngo bisange muri ako gace. Icyanyuma rero ni norme, ni umuco ari we turi ko tuvugaho. Umuco rero muri makeya ndawudefinisa mu buryo bwa Bibiliya. Sinkudefinisa nk'uko bari abasaza bawuvuze mu buryo buhagije,
ariko nje ndavuga inkomoko y'umuco, mvuga yuko umuco ukomoka muri Bibiliya. Ndabinginga abanyamakuru, mujya muvuga ibyo twavuze, tituba twahagurutse hano guhangana, ntabo duhangana nabo. Please, please, please. Number one, ntabwo turi abanyapolitike, turi abapasitori, turi abavugabutumwa. Halo? Ariko abavugabutumwa babuvugira mu muco wabo, bafite aho bakomoka, bafite igihugu cyabo, bafite ururimi rwabo, bafite entité géographique yabo, bafite nuko bateye. Amina. Niyo mpamvu umuco ubwawo muri Bibiliya ukomoka muri Bibiliya, ariko nababwiye umuco ukomoka ku Mana. Umuco ni gene y'Imana, umuco ni ADN y'Imana. Kuko ndimo ndefanda, kuko ndiko mvuga umuco n'isano ryawo na Bibiliya, ndakoresha ibice bitatu byo muri Bibiliya biguprova, bikwemeza ko umuco udahangwa na ba nyirawo, ahubwo ba nyirawo bawukomora kuwabahaye ubuzima. Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu mu nshusho yacu kandi ase natwe. Imana ihoraho, Imana ishingiye, ubumana bwayo bushingiye ku muco wayo. Sinzirima mu nyumva. Imana igizwe n'umuco wayo, niwo uyiranga. Hari ibintu birindwi bigize umuco w'Imana, simbivuga, ndavuga ibyacu gusa. Ibyo ni ukuba hose, ni ukumenya byose, ni ugushobora byose, ni ukumenya byose. Uwo ni umuco uranga Imana. Turi kumwe? Noneho rero ngo ijya kurema umuntu, iravuga ngo tureme umuntu mu nshusho yande yacu ase natwe. Niba rero Imana yaremye umuntu mu nshusho yayo kandi ikamurema ngo ase nayo, ni ukuvuga ngo Imana ifite ishusho yayo ariyo yaduhaye, sawa, ariyo twaremewemo. Niba bavuze ngo tureme umuntu mu nshusho yacu, Imana igira ishusho. Ishusho y'Imana ni umuco wayo. Ko turajyana ijambo Bibiliya ivuga ngo umuntu yaremwe mu nshusho y'Imana. Nashobora no kubaza abasaza baraha, nashobora no kubaza abize baraha, nashobora kubaza n'abandi baraha, munsobanurire icyo iryo jambo rivuga umuntu kuremwa mu nshusho y'Imana. Iyo nshusho y'Imana ni iyihe Imana yaremye mu muntu? Ntabwo ari amazuru. Iyo aba amazuru, twobanje d'abord kubanza kuidentifia ngo se izuru ry'Imana ni irihe, ni rirerire, ni rigufi, ni ribwataraye. Iyo biba amazuru, ko murumva ko babandi twobanje kumenya nimba ari aba bataraye, mwebwe abafite maremare mwokabaye mutari ishusho yayo. Yaba ari ukuvuga ngo ni yayandi yego, ariko ishusho y'Imana mu muntu ni ibintu bine. Ndihuta. Ikintu cya mbere ni ukumenya. Yego, Imana yaremye umuntu imushyiramo icyitwa kumenya. Halo? Niyo mpamvu mu muco wacu priorite y'ubwoko bwacu bwose
mu muco wacu wose ushingira kuri iri jambo ryo kumenya. Kumenya habamwo uburyo bubiri, haba kumenyana. Ubwoko bwacu icyo tubanza mu buzima bwacu bwose, iyo uhuye n'undi aje akubwira ngo nyibwira. Pourquoi? Ni kamere y'Imana iba muri twe, mbere yuko ababyeyi bacu bayiparatika yabanje kuba ari kamere y'Imana iri muri twe. Sinzi nimba niko mbabwira ibi bihanitse cyane. Ngira ikibazo muri iyi minsi, abantu ntibakinyumva, ariko n'ubushake bwabo kutumva. Alo? Iyo nza kugira umugisha bitari biturimo, nababwiraga intandaro y'intambara ya Hamas na Isirayeli n'inyana y'igaju. Niyo ntandaro. Intandaro y'intambara ni amasezerano yo kugaruka kwa Yesu. Abakristo bararyamye ntibazi cyari cyo, ntibazi naho kisigeze, ariko bakirugwa birukanka ngo n'abakristo, atazi ejo hazaza h'umukristo. Urabizi ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 kuno gushize urusengero rwa Salomo rwaratangiye kubakwa. Urabizi ko byabujijwe na Hamas. Urabizi ko ari amasezerano y'Imana yatumye kugira ngo wowe ubanze witegure, tazatungurwa no kugaruka kwa Yesu. Amosi aravuga ngo ubwoko bwanje bwishwe burimbuwe no kutamenya. Uyo kutamenya niyo gift ya mbere Imana yahaye umuntu, ni ukugira ngo agira ate amenye. Turi kumwe namwe. Ubwoko bwacu bwari bufite ibintu bibiri, cyangwa mu muco wacu harimo ibintu bibiri bikomeye, ni ukwibwirana. Halo? Icya kabiri ni ukubazanya amakuru. Ntabwo babikora gusa kuko ari umuco wacu, ndi kamere yande y'Imana mu muntu. Igihe rero utaye kwibwirana, udashaka kumenyana, ubuta ishusho y'Imana muri wowe. Birakomeye uyu munsi mu bifata uko ndiko mbivuga. Number 2, ishusho ya kabiri y'Imana mu muntu ni ugutekereza. Imana ntiyaremye umuntu nka telecommande. Imana ntiyaremye umuntu nk'igipopi, nk'inyamaswa. Niryo tandukaniro ry'iby'Imana yaremye. Iravuga ngo habeho, inyamaswa zibaho, ariko igeze ku muntu iravuga ngo tureme. Itandukaniro ry'ibyaremwe n'uwaremwe umuntu ni ugutekereza. Turaha ku mpamvu zo gutekereza. Bariya basaza bavuze biriya ku mpamvu zo gutekereza. Gasita atuganirije ibyo yumva ku mutima ni ukubera gutekereza. Umuntu rero iyo atagitekereza, ubumana buba bwaravuye muri we. Atekereza iki? Agomba gutekereza bya bintu bine nababwiye. Agomba gutekereza ko ari umuntu, halo, agatekereza ko afite aho abarizwa, agatekereza ko afite amateka ye, agatekereza ko afite umuco we. Halo? Iyo bitekereje ibyo ngibyo, haza mu ishusho ya gatatu y'Imana yaturemanye, ni gufata ingamba, decision. Umuntu wese ubaho utagira ingamba, udafata decision, vedirike gushyira mu bikorwa ibyo wamenye n'ibyo watekereje, ni ukuhitamo gukora icyiza. Na Bibiliya iravuga ngo mwana w'umuntu, nagusabye gukora icyiza atari ikibi.
kwereka icyiza n'ikibi. Gutekereza kuzaguha kumenya guhitamo icyiza ukareka ikibi. Icyanyuma gishusho y'Imana mu muntu ni ubudahangarwa. Shuwa. Ubudahangarwa mvuga hano nuko umuntu ari free, afite uburenganzira bwo gukora icyo yumva nyuma yo kumvira cyangwa kutumvira ibitekerezo bye, nyuma yo kutumvira ibyo yamenye. Afite ubudahangarwa ntavogerwa. Niyo mpamvu mwese abari ahangaha ntawe bafatiye ku gukanu ngo bamuzane hano. Iyo ni inzira imwe nariko mvuga. Ibyo rero niyo ntangiriro y'umuco. Alors ibyo wa muco w'Imana niwo yashyize muwo yaremye. Turi kumwe namwe? Muri babandi rero Imana yaremye abantu witwa umuntu, uwo muco wagiye, ubwo niko navuze ko ndavuga kuvuka kwiki ku muco. Noneho rero tuvuge gukura ku muco. Turacyari kumwe? Intambwe ya kabiri yo gukura ku muco turabikura hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, aho bene Nowa bavuye mu nkuge, bavuyemo ari batatu, ari Shemu, Hamu na Jafeti. Bavamo mu nkuge. Icyo gihe isi yose nta muntu wundi wari uhari kuko bari bamaze kumarwa n'iki n'umwuzure. Ko muranyumva? Noneho buri mwana muri abo ngabo aragenda arabyara arororoka. Abana ko ari batatu, umwe aba umunyafurika, uwundi aba umunyaziya, ubundi aba umunyaburaya. Uko niko abantu bakwiriye isi yose. Noneho rero umuntu ndavuga urugero rwa Kanaani. Kanaani yari mwene Hamu, muri baba buzukuru cyangwa se muri babahungu ba Nowa. Umwuzure urangiye, haje kuza icyitwa umunara w'Ibabeli. Baratandukana. Mu gutandukana kwabo ndavuga urugero rwa Kanaani. Kanaani we yerekera iburasirazuba, aza za Putu, za Mizrayimu na za Kush. Noneho aba agiye iyo ngiyo, vuga munyumve, agenda ari Kanaani umuntu umwe, ajya ku musozi. Wa musozi yagiyeho agenda yitwa nde? Agenda yitwa nde? Kanaani. Wa musozi uhita witwa wande? N'uwiwe witwa Ikanaani, kuko hagiye Kanaani. Abana byaye bitwa Abanyakanaani. Murabyumva? Niko bagogi baje, ba Putu, ba Mizrayimu, niko baje Magogi, niko baje Abafilisitiya. Aba bose bagiye bakomoka mu babyeyi babo, cyangwa se bagiye bakomoka ku mubyeyi umwe, bakororoka bakitirirwa hahantu. Mbwira rero hahandi Kanaani yagiye nta wundi muntu yasanzeho, niwe uhahanze, niwe ubaye uwa mbere. Turi kumwe? Ni nako ubwoko bwacu bwavuye iyo. Nta mwanya mbifite, nabivuze kandi mu gihe cyashize, ndiko mvuga hejuru ya nationalité na patriotisme. Baragenda niko twaje kwisanga ku musozi w'Imurenge. Ko muranyumva? Tuhajya, ariko ababyeyi bacu ntabwo ari twebwe batangije. Twebwe turabuzukuru n'abuzukuruza b'ubwoko bwacu. Sasa wa wundi wabubanje wahaje, yasanze nta mupfurero uhari, nta mubembe uhari, nta bose, buri muntu wese araza, aja abiwacu baje muri kariya gace. Umubembe nawe aza akibubembe, umupfurero nawe aja muki bupfurero, kuko tudasangiye amateka. Tudasangiye ururimi rumwe.
bari bantu basangira ururimi, bariko bakora agglomeration, bariko bakora bakegerana kugira ngo bavuge bumvikane. Turi kumwe kuko bafite amateka amwe. Niko ubwoko bwacu bwaje kwisanga hagati ya Gashya na hehe n'Inganje. Ko murabyumva ariko noneho bababyeyi bacu bicara hasi bategetswe na za norme z'Imana, bategetse na ya nshusho y'Imana iba muri twe yaturemanye. Turi kumwe. Noneho rero bashyiraho amategeko abagenga y'imibanire yabo, imibanire hagati y'umwana na se, imibanire hagati ya se n'umwuzukuru, imibanire hagati ye n'abuzukuruza. Bashyiraho imibanire hagati yabo n'abavandimwe babo n'inshuti zabo. Noneho nicyo cyitwa umuco. Halo, buri rugo rwose rugira amategeko yarwo. Amategeko yo kwa Kavoma siyo mategeko yo kwa Bishop, siyo mategeko yo kwa Gasita, siyo uko mategeko ya kwa yewe wendi wanje. Nashyizeho amategeko uko umwana wanje adashobora kugera saa 2 akiri hanze, ariko wowe ntibikureba, wowe n'abana bawe nubwo boza saa 7 nubwo boza saa 8, kuko si itegeko ryo mu wawe. Muraryumva? Rero uwitwa umunyamurenge wese bafite aho bahuriye kuko bahuje ururimi rumwe, bafite n'imibanire y'uburyo bumwe, bakagira ibyitwa byemewe n'ibitemewe, ari byo twita kirazira n'ibindi twita ikinyabupfura. Halo, iyo wakoze icyemewe n'abasaza, icyo nicyo cyitwa ubufura cyangwa indangagaciro. Iyo wanyuranyije n'ibyo ababyeyi bashaka, babyita iki? Babyita kirazira, cyangwa icyo gihe biba bibaye ubuhemu. Noneho rero za ndangagaciro batubwiye bariya basaza byitwa umuco, byagezaho kuko bikomoka mu nyumve, kuko bikomoka mu bwoko bumwe bw'Abayuda. Halo, b'Abayuda kuko aribo nakurikiranye baje kugira icyitwa evolution cyangwa iterambere ry'umuco wabo. Mu nyumve, Abayuda baje kugira iterambere ry'umuco wabo. Navuze kuvuka kwabo k'uwo muco, mvuga gukura k'umuco. None tuvuge ni iterambere ry'umuco. Turarisanga muri Kuva igice cya 20, Mose n'ubwoko bwabo bageze ku musozi wa Sinayi. Imana yari izi kwibakuye mu Egiputa ibajyana mu gihugu cyabo muri gakondo. Turi kumwe namwe. Bituma Imana yicara hasi iharatura amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye. Birya arya amategeko niwo muco w'Abayisirayeli. Halo. Ariko noneho mwibuke kuko wa muco w'Abayisirayeli, Yeremiya yatubwiye ngo nta muco mwiza ubaho, nta n'umuco mubi ubaho. Buri muco wose uba mwiza kuri ba nyirawo ukaba mubi ku batari ba nyirawo. Turi kumwe namwe. Urugero, hari ibyo twebwe twemerewe n'umuco wacu kuvuga, abandi ntibemererwe kubivuga. Hari ibyo umuco wacu wemere utatwemerera, ariko ku bandi ari nta kibazo. Bageze ku musozi wa Sinayi, Imana ibaha amategeko 10. Mukurikire neza. Ya mategeko 10 yarimo ibisate 2 by'amabuye. Igisate kimwe cyariho cya kindi cyari hwane
cyari amategeko abareba nabo ubwabo n'Imana yabo. Aya yandi atandatu yarabarebaga bo ubwabo, umuntu na mwene se cyangwa umuntu n'umuvandimwe we. Turacyari kumwe? Noneho rero mu iterambere ry'umuco w'Abayuda, halo mukurikire neza, niho mu iterambere ry'umuco w'Abayuda niho havutse ubukirisitu. Halo ko muranyumva? Mu iterambere ry'umuco w'Abayuda nimwo havutse ubukirisitu, kuko inkomoko y'ubukirisitu ni mu Bayuda. Sawa? Ubukristo bumaze kuza, buza busanga dufite imyizerere, buza busanga dufite imyemerere, buza dufite umuco, budusanga mu muco wacu, norme ziduhuza na ba mama wacu, ziduhuza na ba data wacu, ziduhuza kuko mwiremwa ry'umuntu nababwiye ngo Imana irabango turebe umuntu mu shusho yacu. Uhereye umunsi Imana irema umuntu yatangije démarche zo gushaka gusabana n'uwamuremye. Halo, uhereye uwo munsi umuntu aba ashakisha kugira ngo amenye ko uwamuremye uwo ari we, kuko yashizwemo ya nshusho yo gushakisha no kumenya no guhitamo no gutekereza. Umuntu atangiza gutekereza ko agomba kumenya ko hari uwamuremye. Noneho rero atangiza gushaka ikimusabanisha n'uwamuremye. Uhereye ubwo ngubwo niho hatangiye gushaka. Noneho Bibiliya itubwira neza mu byakozwe n'intumwa, arabangwa abantu batangiza gukabakaba, gushakisha ngo barebe ko babona igisubizo cy'ibibazo bagize cyangwa bagenda bahura nabyo. Igisubizo basanga kitava handi hose keretse wa wundi wabahaye ya nshusho. Bamushakisha rero bamwe mu biti, abandi mu nka, abandi mu ihene, abandi muri nyabingi, abandi muri nyamuririma. Mwabyumvise? Abantu bashaka bakabakaba kugira ngo babone, kuko kuremwa k'umuntu, kondisiyo ya mbere yo kuremwa k'umuntu nuko agomba kugira icyo aramya. Uwo ari we wese muri twebwe, habe nubwo bagufata bakagufunga ukabyara abana babiri ukabata mu butayu hataba abandi bantu, kandi nta wundi muntu urababona, bazakura mu gukura kwabo muzasanga bafite icyo baramya. Niyo mpamvu abantu bagendaga bagafata igiti bakagipfukamira imbere, bedirike bagatekereza ko ariho hafi igisubizo cy'ibibazo bafite. Turi kumwe namwe? Okay. Noneho rero kubera iyo mpamvu umuntu abaho c'est un adorateur. Iteka ryose umuntu ni adorateur, n'umuramyi. Aho noneho rero Abayisirayeli kuko bari bafite Imana yabo, bazi ngo ni Imana ya Aburahamu, yande ya Isaka, yande ya Yakobo. Iyo niyo bazi ko ariyo Mana yabo. Abanyamahanga nabo bakagira izindi, n'abandi bakagira izindi. Halo, n'ubwoko bwacu bwari bufite iyo baramya. Halo, ko turajyana ariko ya yindi rero bari bafite iyo baramya, bagombaga gukora ibishoboka byose, kandi kuramya kose kubaho, nta kuramya na kumwe kubaho kutagira ibitambo. Nta wakwegera Imana ye, nta waramya n'umwe atagize ikimuhuza n'uwaramya. Ko turakurikirana. Byatumye rero abantu bashakisha abakabiri, ikindi cya gatatu cyitwa abatambyi. Abatambyi egari umuntu uhagarara hagati yawe n'Imana. Noneho rero kugira ngo wa muntu aba afite icyo yitwaje
niyo mpamvu uri mu kubona uwo muco waje no mu matorero bakakubwira ngo niba ushaka kwegera Imana, niba ushaka ko hari icyo Imana iguha ngo banza ugire utya. Iyo ni esprit sataniste, esprit yo gusenga ibigirwamana kuva kera. Kuko kwegera Imana byanga byakunda ugomba kuyegera ufite ituru, igitambo, kandi atari buri wese uyegera. Niyo mpamvu twagiraga ba Binego, twagiraga banije n'amaso yanjye nabonye baragura. Kamuntu w'urukombe uri hano wari ukiri muto, twe twabibonye kera. Yego nari nkiri mutoya, ariko imyaka 70 kuri aya ngo ni mikeya. Mfite 7 isaga ubu ngubu. Abantu babaye urukombe nabonye Nyirashombo Mukamuririkwa, niwe nabonye wanyuma aragura. Ubwoko bwacu bararaguraga, bakaraguza ibiti, bakagaraguza iki, umugabo, umuntu w'umugabo akicara ku ntebe, cyangwa umukazana bakicara ku ntebe ngaha bakamugira Imana. Basebukwe bakaza, byari biteye isoni kugira ngo wegere y'Imana. Nta bukazana bwahabaga, nta buki bwahabaga icyo gihe. Wagombaga kuko ushaka Imana uko igutegetse niko, kandi ni umuntu mwashyizeho mukamugira Imana kandi mukamwubaha. Mugomba kumwubaha kuko mufite icyo mushaka ko mubona igisubizo cyacyo. Turi kumwe namwe? Kristo amaze kuza, Bwana asifiwe. Kristo amaze kuza atwereka ko nta yindi Mana yo kuramwa ibaho keretse yonyine, kuko ariyo yaremye ijuru n'isi. Bituma rero abantu bose bategekwa kuramya ya Mana yaremye ijuru n'isi. Isanga ubwoko bwacu buza buramya intama, abandi baramya abagore, abandi baramya iki. Kubera rero bwa ya multipartisme cyangwa se bwa kuramya Imana zitandukanye. Turi kumwe? Baba Yuda nababwiye ya mategeko aya ngaya ane nayahusikaga no kuramya umuntu n'Imana ye. Kuramya umuntu, kuramya ya yindi yizeye, kuramya ya yindi azi ko ariyo. Turi kumwe? None Abayisiraheli bo baramyaga ya yindi y'ukuri, twebwe tukaramya Imana z'ibigirwamana. Kristo amaze kuza adusobanurira ko aya mategeko yose ko arane arebana umuntu n'Imana. Imana ariyo yonyine. Niyo mpamvu atangira abantu ntimukagire izindi mana. Niyo mpamvu tutakigengwa n'ayo mategeko yo kuramya ibigirwamana, ko twabonye Imana nyarurema. Ubu Kristo rero buje nicyo bwaje kudusobanurira. Bwana atukuzwe. Abidusobanura binyuze muki mu muco wacu. Sawa. Noneho rero ngaruke mu muco ya mategeko yandi atandatu, aya ane yose niyo yahindutse icyaha. Ubikoze muri ayo mategeko ko arane, ugize icyo ukora muri ayo, gusenga iyindi Mana, kwiringira iyindi Mana, ni icyaha. Halo. Noneho aya mategeko yandi atandatu yarebanaga ubusabane bw'umuntu n'undi. Ayo ngayo kugeza n'uyu munsi mpagaza ahangaha ntaravaho. Icyaduhuzaga twebwe n'abandi n'uyu munsi nicyo kiri mu muco wacu. Ndabaha urugero. Abantu sinzi ko abantu bazabumva. Umuco ntiwigeze na rimwe wemerera umuntu kwiba. Muranyumva? Apari y'umuco ya mategeko 10 atandatu. Mfatira Bibiliya. Ninde umuntu uyifite hano? Amfashe. Urayifite? Ndebera. Itegeko rya gatandatu kugeza ku rya 10. Kuva 20. Aho abantu batajya bumva ubukristo, ntibamenye gutandukanya ubukristo, ngo batandukanye ubukristo n'umuco. Rya gatanu
ntukice. mu muco wacu ijambo ryitwa umuco wa kinyamurenge, ko muranyumva? mu muco wa kinyamurenge ntibyemewe kugira gute? Kwica. Kwica yari ubuhemu, bwari ubugome. Muranyumva? Yego. Ubukristo buje bushimangira ko kwica ari icyaha. None se bibaye icyaha bite? Umuco uhindutse kuba icyaha gute? Ahubwo umuco wacu ufasha ubukristo bwacu gukomera. Yego. Amina. Même chose n'uyu munsi umuntu wese ugira tentative, ndetse kuri Bibiliya ho bitera intambwe ya mbere. mu muco byagarukiraga hagufiya gusa, mwabisomye harababo ntukice empo etre. Ariko Bibiliya ubukristo buje ibwo butera intambwe. muri Matayo igice cya 5 haravuga ngo kera mwumvise bababwira ngo ntimukice. Aho ni kera ryari? Cy'amategeko. Ni igihe cy'amategeko y'abayuda, haravuze ngo ntimukice. Ariko arabangwa, ariko njyewe maze kuza, ubukristo bumaze kuza, baravuga ngo nureba umuntu ukamwanga ni bibiri, ukamwanga cyangwa ukamurakarira, ngo uzaba tayari wishe. Pour dire que ibyo dukora uyu munsi duhora twica buri munsi tuvuga ngo turi abakristo. Kurakarira undi muntu kurakarira undi muntu bwonyine, kurakara ni icyaha kijana umuntu gehenu. Ibyo ntitubibwirwa n'ubukristo kuva kera kose, tutaraba abakristo basaza ba Yeremiya bahaye batubwira ngo baraturuta kure, turabemereye. Icyo gihe umusaza nyako imfura yazaga yiba. None se imfura zacu zimurenge baretse kutiba kubera ubukristo? No. Ntabwo nanjye mpagaze ahanga simbuzwa kwiba nuko nabaye ukijijwe. No, mbibuzwa n'umuco. Umuco waje ubukristo bwaje bubikomeza, bwaje gukomeza. Hello. Number 2 ikurikiraho tugasambana. Imfura y'imurenge kiyaje gasambana. Gusambana ni uguhemukira abashakanye, ni uguhemukira umuryango. Apana ntitubibuzwa n'ubukristo. Oya, basogokuru ntibabikoraga. Ariko no hariho imikorere, mwanyumvise, kuko bari bafite za mana navuze basengaga. Izo zavugaga ko ukazanura no gushaka 2 3 4 5 ntacyo bitwaye. Ariko Kristo aje arabidusobanurira. Ibyari biri mu mwijima abari byashyira ku mugaragaro. Aravuga ati niba mwirinze gusambana, uramenye niba ingibi bishamikiranye nabyo ntimukabikora. Yego. Amina. Icya ikindi tukibe. Kwiba? Ya, tukibe. Twavuze kwiba, twavuze kwica, twavuze gusambana. Hepfo tugashinja ibinyoma mugenzi wawe. Ntabwo gushinja uwundi muntu ikinyoma, ntabwo twabikoze kuko twabaye abakristo. Nari mfite sogokuru witwa Mahinga, sekuru waka gahungu, yazaga twicaza ku karoba, nicyo yazaga twigisha ngo mwabanamo kumva bavuze ngo runaka yibi. Abasaza bakirwa bakoma mu mashingo no baratanganye ngo imfura ngo izayiba, ngo imfura ngo izitukana. Icyo gihe haba gutundu twitwa ngo nuko baje nk'irubumbashi ngo bakokoye. Umuntu akagutuma inka, wajya kuyizana ukayigurisha 15 ukamuzanira 5 nadaga bitango n'ugukokora. Wanyu muri Kivu muzamba ukomora, iwacu twatuva gukokora. Akaza hari umugabo ntavuze izina rye, yigeze gutumwa n'undi musaza ngo amutuma inkirubumbashi, ngo ajye kugaruka, kandi uwo musaza ntiyarakijwe, ariko yatumye yarakijijwe. Ngo amare gushikara amubwira ngo inka ngo zagize ibibazo, ngo zimwe zarapfuye mu nzira, ngo bimwe n'ibyapa. Yaragurishije neza, ariko umusaza yazaga kugira ngo mbwize ukuri, kwa kuri akaba ari kwagenderaho.
naho twebwe ngo rahira akamacisha urutoki mu ijosi akaba yorisha ngo ni ukuri kw'Imana ndagasimbuka umusaraba ndakagira gute. Umuntu wese utagira umuco azarahira nk'igipfu, kandi utagira umuco wese ntaza yizerwa n'abandi. Murabizi yuko iyo ubwira undi ngo umuntu agakubwira ikintu ukamenya ngo rahira, uzi ko biba bitewe nawe ubwawe, ni wowe utizera, ntabwo ari wa muntu wizera, ni wowe utagira ukuri. Ibyo ko turavuga umuco, ubukristo buje bwashimangiye umuco, ntabwo bwawukuyeho. Hariho umuco wari ujyanye na gipagani, wari ujyanye n'imyizerere y'igipagani, uwo twarawuretse. Amina. Ntabwo tukigengwa nawo. Uyu munsi sinakubwira ngo genda ngo uje gushaka abagore benshi. Bibiliya iratubwira ngo gushaka abagore benshi ni ugusenga ibigirwamana. Turabireka. Hari ibyo umuco twemerera gukora, hari n'ibyo umuco tubuza gukora. Ndatinze rero bavandimwe, ubukristo bubyarwa n'umuco. Niyo ntambara twagize y'abantu bitwa abanyabuntu, bavuga ngo Bibiliya isezerano rya kera ngo niribwa ngo ryashizeho. Twasomye tugitangira turavuga ngo Imana yaremye umuntu imushyira mu ishusho yayo yo kumenya. Ntushobora kumenya ibizaza niba utaramenye ibyashize. bishoboka. Ukomeza umuco, Bibiliya iravuga ngo ibyiza mu bigundire, ibibi mu bizibukire, tuje mu ijuru. Nta muswa uzajya mu ijuru. Nicyo gituma tubashishikariza kwiga. Ni ukuri kw'Imana, nta muswa uzajya mu ijuru. Uzajya muri ryo utazi, uzajya muri ryo utazi amategeko yaryo. Ntabwo ari upfa kugenda nk'ugiye mu kabari. Bazamenya ukuri, kandi ukuri kuza tugira umuco mwiza kuko ababembe bagira uwabo mwiza. Halo, hari icyo bavuze, hari icyo bakoze, nari ngiye kwibagirwa. Iyo bavuga umuco, umuco dufite uko twambara, na Bibiliya itegeka kwikwiza. Yego, uriya musaza yabivuzeho. Timwabonye wa mukobwa tuvugiye umuvugo? Mwabonye ko yabikoze neza? Mwese ntimwamushimye? Ariko yisha umuco. Umuco ntuzugira umusatsi ngo umuhimbiri. Mwabonye umutwe w'uko wari umeze? Uretse n'ibyo gusa n'ubukristo ntibubyemera. Sinkananzwe umuco. Ubukristo ntibwemera ko ukosora Imana. Imana niba yaravuze ngo ruranga ugira umusatsi w'agatsika, ukabona ko Imana ari mushenzi, ukagenda ukibandikaho uwundi utari wo, ubukosoye Imana. Muribwiye ngo Imana ntuzi kurema, uba warangize gutya, ariko uko yakugize nibyo yabonye ko ari byo byiza.